bakunzi ba The Galaxy Media TV ku bufatanye na iStudio tubazaniye ikiganiro uburyo wakiha subscribe 1 2 3 4 kuzamura kurenga ku ijana ukoresheje email imwe. Ese bikorwa bite? Today tubafitiye product yo content yo kuba twabaganiriza tukabagezaho uburyohe nk'ubwo ngubwo ku bufatanye na iStudio The Galaxy Media and the ahadi.tv. Izo ni channel eshatu ukwiye gukurikirana ziryoshye, niwabyumva ni channel ziryoshye zigufitiye content ziri full, zimeze neza bro, zimeze neza. So icyo tugusaba ni ikintu kimwe, just wendi cyambere promoting umuntu wumva afite impano, wumva afite ibiganiro biryoshye, wumva akunejeje, wumva avugizo content ziri full ziryoshye, promoting umuntu bro. Ikintu cyambere kura subscribe, like, comment, utubwira aho bitagenda neza, una sharing ku nshuti wawe ukeneye kureba iki kiganiro. Ikindi cya kabiri, mu gihe uduhaye subscribe cyangwa se subscribe kanda iriya karakazugira kari hariya kugira ngo ejo n'ejo bundi nidusohora ibindi biganiro bro bizakugereho urwambere sha wirire inyama z'igitosi ndabyitaga ijya kwa ko content tubafitiye uburyohe gusa, uburyohe buvadibwe byumve uburyohe ibintu byose uvadi just like, subscribe, like, comment ni byambere. Okay, tudakomeza kandi izi supply cyangwa izi promoter za bwaduhereza nazo zaba ari ingenzi cyane. Today rero reka twikomereze kuri content yacu uburyo twakiya subscribe irenze bwe ebyiri ibintu bikaburiyohe. Ni nabwo buryo abapromotagire akenshi dukoresha, ariko icyo gihe ngo bereke ibyiza bikwirakwiza mu Banyarwanda, igihugu cyose, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba ndetse n'umujyi mukuru wa Kigali. Namwe mutureba muri mbibi zo hanze z'u Rwanda, ntabwe mubonere, ariko cyane iki kiganiro kigenewe Abanyarwanda, abantu bumva Ikinyarwanda just n'Abarundi. N'undi uri hanze ubasha kutwumva agakurikira content kiburyohere amenye k'ibintu ari wane. Okay, twikomereje kuri ubu buryo bwacu twari tugiye kureba. Wowe uri buratureba urabona kuri email dufite hano, just uri burayitegereza neza. Iyi email icyuzuma 378@gmail.com. urabona dufiseho amakawuti atanu. Buno ni yamaje gufungurwa ariko twashyiraho n'andi menshi. urabona nk'iya mbere ni sabu 1, sabu 4, sabu 2, sabu 3 n'ikibazo. Izo ngizo nizo akawuti zihagaze kuri iyo nyine email. Rero icyo ngiye kubereka ni uburyo nyine nawe wazifungurira, ukazifungurira kuri email imwe. Byibuze waba ushaka no gutunga cana imwe 2 3 ukahita uzishyiraho gutyo byihuse. Ubikoze neza cyane, ubyikoreye batiriwe bakurya amafaranga yose. Ese bikorwa bite? Just wowe urimo urareba iyi video, gerageza uryoherwe, uduhereze comment y'uburyo ubibonye, y'icyo ukeneye kuba wamenya ku bijyanye na social media. I'm here to help you bro. Wowe witinya kubita comment aho ngaho, noneho nanjye nirwariza. So just nk'uko uri murabibona iki kiganiro kigiye kuvuga kuri ibi ngibi kirabara ubwajya muremure ko ndaza kugutoza uburyo wafungura izo konti. So icyo nkubwiye, kora like,
subscribe and share ku bantu bose, unateye comment utubwire ese ukeneye iki, urabyumva ute, ese ni ukuri ya ni ukuri kuko ibyo nkubwiye ndabihamya neza bro, ndabihamya neza. So okay, alright, be sorry. Ndekeka tugiye gufungira hano, twifuje kubabwira content yacu, bitubara kuba twababegereza content yacu, tuyibabegereza nyine bwe bw'icyo muradufasha ni kujya muri comment mukavuga ati iyi content bro turayishaka. Nimugereka ko muyishaka ndayibakorera, bisaba ubwenge ariko niteguye kwitanga ku bwanyu bavandi, niteguye kwitanga ku bwanyu, nabereka iby'abapromota dukoresha. Just muri Sabu Rwanda group tubafisiye ibintu byinshi, tubazamurira ama YouTube channel, ama YouTube channel, ama Facebook page, aba Instagram, aba Twitter, n'izindi mbuga n'izindi ya turabibafasha kuba twabizamura. Rero so nibyo mpamvu nshaka kubyigisha abanyarwanda muri rusange bakajya babikora. Rero ratabagoye gana Sabu Rwanda group igufashe ku bijyanye n'ibi ngibi, ariko today igiye kuba nabibigisha no online. Wifuza kuba wakoresha channel vuba, kugura channel vuba, gana Sabu Rwanda group. Nomero ngiyi wabasanga 078 20 7 5 iyo nomero urayihamagara cyangwa ukayandikira ugafatwa n'umupromota witwa Sharifu. Promota Sharifu niwe ugufasha, akaba yakugezaho ubwo bukene bwose, bafite izo mpano zose bakaba bakubakira channel mu gihe cy'ibyumweru bikahita bayibonitize.